Ishangi Radio TV FM. Ishangi Record. yego yemwe abasangiranye dusangiye umuco muze tuwusigasire utaducika ntuzagerageza kuwutera ibuye tuzamukiniga bagenda amaramasa guma nteruye ndirimba nshimira ababaganga barebye kure badushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo nibubahwe. Inshuti mukunzi Ishangi Radio TV, namwe bakunzi b'Ishangi Focus TV, namwe bakunzi b'Ishangi.rwa, turabashuje cyane mukomeze kugira amahoro y'Imana. Uyu rero ni wa mukunzi wawe, wa muvandimwe wawe, wa wundi uguhoza ku mutima, Dr. Victory, umwe uguhoza ku mutima, umwe ukwifuriza amahoro y'Imana kandi ukwifuriza kugira ubuzima buzira umuze. Kuko tubimenyereye uyu mwanya tugiye kongera kwiganirira ku bijyanye n'ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Kubera ko ubuzima buzira umuze ari bwo soko y'amajyambere, kuri uyu mwanya nanone twongeye kugaruka mu ihuriro ry'abavuzi gakondo Aga Rwanda Network. Nkuko bigaragara rero nk'ihuriro ry'abavuzi gakondo Aga Rwanda Network harimo ikibazo kandi ikibazo gikomeye kandi kimaze igihe kirekire. Aha ni ukuva muri 2019 by'umwihariko mu kwezi kwa gatatu. Ikibazo cyakomeje kuba ingorabahizi, aho ikibazo cyaje kuzamuka kikagera hafi muri 2022 aho cyari gikomeye cyane. Ubwo ihuriro ry'abavuzi gakondo ryari ritangije gahunda nziza yo gushyira abavuzi gakondo ku murongo. Hanyuma hakaza kubonekamo rero impande ebyiri, habonekamo by'umwihariko uruhande rurimo rurwanya Nyirahabineza Gertrude nk'umuyobozi wa Aga Rwanda Network wari usimbuye Gafaranga Daniel. Abavuzi gakondo nirwubahwe kandi rwubahwe, warebye kure rudushingira ihuriro rihuriwe. Hari uruhande ruri kumwe na Nyirahabineza Gertrude by'umwihariko ruri kumwe na komite nyobozi. Abavuzi gakondo nirwubahwe kandi rwubahwe, warebye kure rudushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo nibubahwe. Dushimire leta y'u Rwanda yo yahaye ijambo, ndetse n'uruhande ruri kuri Uwimana Beata by'umwihariko wari vice perezida wa Nyirahabineza Gertrude. Uruhande rwa kabiri rero n'uruhande ruri kumwe n'Uwimana Beata. Uru ruhande rero n'uruhande rugaragara ko rwatangiye gushyiramo imbaraga ahagana muri 2019 ubwo komite nyobozi yari imaze kujyaho, ndetse by'umwihariko bigaragara ko barimo barwanya Nyirahabineza Gertrude ngo ntabwo ari umuvuzi gakondo, ngo ntabwo yabyize, ngo ntabwo. Ibi rero byatumye abavuzi gakondo bamwe bagumurwa, ari nayo mpamvu muri iyi minsi Uwimana Beata arimo gutanga ibyangombwa, arimo gutanga ama certificate y'urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda, kandi mu by'ukuri atabyemerewe. Yarahagaritswe na Minisiteri y'Ubuzima, yarahagaritswe by'umwihariko ku mugaragaro, ndetse ahabwa n'ibaruwa imuhagarika. 2022 bamuhaye indi baruwa ya kabiri imuhagarika ku mugaragaro, baramubwira ngo arasabwa kubanza gutegereza igihe Minisiteri y'Ubuzima izongera kubahamagarira ikababwira icyo yagezeho. Uyu munsi rero Uwimana Beata arimo gukora nk'umuyobozi w'abavuzi gakondo mu Rwanda, kandi mu by'ukuri nta hantu biri bigaragara, kuko iyo komite avuga yamushyizeho, iyo nama rusange yamushyizeho ni inama rusange y'icyuka y'igihuha, kuko Minisiteri y'Ubuzima ntabwo yari ihari ngo ibishyireho umukono ibihe umugisha.
niba rero minisiteri y'ubuzima itarabihaye umugisha ibyo bintu ni tragite, ni ikigaragaza neza yuko bigumuye, ni nko kwigaragambya mu ncamake. Ntabwo ibyo bintu ari byo, ntibinashoboka, reka ntaho bikwiriye, kubera yuko ibi ngibi uru ruhande rwa kabiri ni uruhande rurimo rurwanya, rushaka gutobera ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, ndetse impamvu nyirizina uruhande ruriho ni ukugira ngo bazimanganye ibimenyetso, bakomeze birira ayo mafaranga mu ibanga, bakomeze bagende baka amafaranga abavuzi gakondo biyitirira urugaga, kandi mu by'ukuri atari ko bimeze. Inshuti mukunzi Ishangi Radio TV, rero reka dukomeza twiganirira, tubwira abantu bagiye batandukanye ngo turi kumwe 5 kuri 5, tubabwira ngo gahunda ntugasaze, kandi turi kumwe kugira ngo tubabwire amakuru y'amashira kinyoma. Aha rero biragaragara neza yuko ibibazo byatangiriye mu karere ka Musanze, aho by'umwihariko amakashi y'ihuriro ry'abavuzi gakondo ndetse n'ibindi byangombwa byibiwe mu karere ka Musanze, ndetse by'umwihariko n'ibyangombwa bigiye bitandukanye. Ahangaha tunavugamo yuko uwitwa Murengera Ntwari Jean Bosco by'umwihariko yafunzwe amezi 6 azira ikibazo cya kashi yari yamaze kubura. Ni ikigaragara rero yuko ibingibi byabaye kera, uyu munsi biracyafite uruhare runini rwo kubangamira abavuzi gakondo, ndetse by'umwihariko ni n'ikibazo gikomeye gishobora no guteza akajagari mu ihuriro ry'abavuzi gakondo, cyangwa se mu buvuzi gakondo buvugure bujyanye n'igihe. Aha rero niho tubonamo ikibazo gikaze cyane, kubera yuko Nyirabineza Gertrude amaze kujya ku buyobozi, icyagaragaye nuko yakubitanye n'ibihosho bikomeye kandi biturutsemo imbere kubera inyungu za bamwe, by'umwihariko hakorwaga ibyangombwa ndetse n'abandi nabo bagakora ibindi. Yego yemwe basangiranye dusangiye umuco, muze tusigasire utaducika, nuzagerageza kuwutera ibuye tuzamukinga bagenda amaramasa. Guma nteruye ndirimba nshimira babaganga barebye kure badushinge. Uku gukora ibyangombwa rero bitandukanye byatumye n'amakasha agenda, ndetse by'umwihariko n'ibindi byangombwa birajyanwa, ndetse n'urutonde rumwe na rumwe rw'abavuzi gakondo rurajyanwa, aho rimwe na rimwe bamwe bitana ba mwana ngo niwe wabitwaye, undi ngo niwe wabitwaye. Ndetse by'umwihariko ibi byaje kuba kugeza n'ubwo Uwimana Beata afungwa azira guteza amacakubiri mu bavuzi gakondo, ndetse by'umwihariko akabasha no kugumura abavuzi gakondo, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano, aho inzego z'ubugenzacyaha zamufunze hanyuma zikaza kumurekura by'agateganyo. Kubw'iyo mpamvu rero Minisiteri y'Ubuzima nayo imaze kubona amakimbirane akomeje kuba mu buvuzi gakondo, nta kindi yakoze, yahise ihamagara ba bantu bose, irongera ibatangariza komite nyobozi ku rwego rw'igihugu ihagarara abavuzi gakondo mu Rwanda. Yemwe basangiranye dusangiye umuco, muze tusigasire utaducika, nuzagerageza kuwutera ibuye tuzamukinga bagenda amaramasa. Guma nteruye ndirimba nshimira babaganga barebye kure badushinge. Byerekana ko ingorane ihari cyane inakomeye nuko aba bavuzi gakondo kugira ngo babone uko bakora ibyo bishakiye, bashaka kwivana kuri Minisiteri y'Ubuzima. Bivana kuri Minisiteri y'Ubuzima, ndetse by'umwihariko bagakora inama zabo rwihishwa, barangiza bakazikoresha na Minisiteri y'Ubuzima itabizi. Bamara kuzikora bagahita bajyana ngo imyanzuro bavanye muri izo nama, kandi Minisiteri y'Ubuzima ireberera abavuzi gakondo itabizi, ahubwo bakayiha kopi gusa. Nta muntu n'umwe muri Minisiteri y'Ubuzima uhari wayoboye iyo nama. Urumva ko ari ikintu kidashoboka. N'abavuzi gakondo ni bubahwe, urugaga rw'abavuzi gakondo ni rwubahwe kandi rwubahwe. Warebye kure rudushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo ni bubahwe. Ninde wo muri mwe wabatibuka aho twavuye ukuntu hari
ababicungira hafi rero bavuga yuko impamvu nyamukuru ari uko yaraje kubafata ku nda ba bandi batangaga ibyangombwa bya rwihishwa bakirira amafaranga atagira aho yandikwa, hanyuma bikaba byaratumye rero bavuga bati uyu muntu aje kudufata ku nda rwose, ntakwiriye kuza, ntakwiriye kutuyoboramo kubera yuko azatubuza agafaranga twiboneraga. abavuzi gakondo nibubahwe, urugaga rw'abavuzi gakondo nirwubahwe kandi rwubahwe, warebye kure rudushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo nibubahwe, urugaga rw'abavuzi gakondo nirwubahwe kandi rwubahwe, warebye kure rudushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo nibubahwe. Dushimire leta y'u Rwanda yo yahaye ijambo abavuzi gakondo, kandi dushimire na minisante idahwema na rimwe kutugira inama, abavuzi gakondo nibubahwe. Ivuga yuko uyihagarariye mukuru yitwa Nyirabineza Gertrude, kandi by'umwihariko ariwe ugomba kuyobora abavuzi gakondo mu gihugu, ndetse by'umwihariko akaba nta rundi rwego rugomba kwiyitirira uwo mwanya uretse urwego rwashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ari ireberera abavuzi gakondo mu Rwanda. Kandi iyo ukurikiye neza usanga mu gihe amatora yabaga minisante yari ihari, ndetse by'umwihariko iranabyemeza, yemeza ko abo bantu koko ari komite nyobozi yemewe igihe Gafaranga Daniel yavagaho. None se kubera iki niba bagiye gutoresha indi komite, kuki batagomba guhamagara Minisiteri y'Ubuzima? Kubera iki itagomba kwimenyeshwa, ahubwo bakayibwira ngo twabigenje gutya, kandi itabahaye uburenganzira ngo nibakoreshe iyo nama? Arimo bavuga rero ngo agarwana ngo ni nk'amakoperative nkande. Ntabwo ariko bimeze. Aba bantu nibabasha kubisobanukirwa. Agarwanda ni abavuzi bavurisha ibimera, n'abavuzi bavurisha ibimera biri natirere, kandi ibyo bimera bijya mu nda z'abantu cyangwa se mu mibiri y'abantu. Byerekana ko Minisiteri y'Ubuzima ni igomba kumenya ibyo bintu, ikamenya no gutanga amahugurwa, ikavuga iti aba bantu barashoboye cyangwa ntibashoboye, ndabemereye cyangwa simbemereye. Bityo rero aba bantu bakora amanama bagashyiraho inzego z'ubuyobozi, kandi uhagarariye mukuru adahari, ntabwo bishoboka ibyo bintu, kuko Minisiteri y'Ubuzima niyo ifite inshingano nini ku bijyanye n'ubuzima bw'Abanyarwanda. Ari nayo mpamvu abavuzi gakondo bavurisha ibimera abo bose nabo babayoborwa na Minisiteri y'Ubuzima. Bivuze ngo rero umuyobozi agomba kujyaho ari uko Minisiteri y'Ubuzima ibizi, n'izo nzego ikazimenya, kubera yuko Minisiteri y'Ubuzima iba itabizi ubwo yabifasha Abanyarwanda ikabaterera iyo ngiyo, ikemera ko abantu babaroga, niba ari n'ababaroga, niba ari n'ababaha ibibakiza, urumva ntiyabibizi. Ariko birakwiriye ko igomba kubimenya, kuko Abanyarwanda, ubuzima bw'Abanyarwanda buri mu nshinga, ibufite mu nshingano zayo. Ni nayo mpamvu rero aba bantu bavuga bati twavanyeho umuyobozi dushyiraho undi, ni inyungu zabo ku giti cyabo. Kuko iyo baza ko batari inyungu zabo ku giti cyabo, bari gusaba Minisiteri y'Ubuzima ikabafasha kuboneka muri iyo nama, bagakora iyo nama nk'uko bavuga bati twebwe twishyize hamwe. Hari naho babeshya ngo abanyamuryango 3,000 se byabonetse hehe? 3,000 byabonetse hehe? Ko ari ya myirondoro y'abanyamuryango bagiye bafata bagasinyira imbere y'amazina yabo, barangiza bakajya kubesha abantu ngo barasinya. Bakoreye inama hehe se? Inzego z'umutekano zitabizi? Uwimana Beata nabo bari kumwe bakoreye inama hehe inzego z'umutekano zitabizi? Ntaho, uretse gukora inama mu mabare n'ahandi hantu ngaho, ariko ntabwo hazwi, n'ahantu hatazwi. Kuko iyo haza kuba hazwi, bakavuga bati twashyizeho komite nyobozi, byanze bikunze Minisiteri y'Ubuzima yagombaga kubihari, cyangwa se yatumyemo intumwa yayo ikabihari muri iyo nama, hanyuma none bakaza guteraho na kashe yuko ibyo bintu bakoze byemewe. Bivuze ngo rero abanyamuryango 3,000 nk'uko babivuga ntabegeze basinya, ahubwo nabo bagendaga basinyira ku mazina yabo kuri ya myirondoro ya kera bafashe, barimo babwira abanyamuryango turimo kubabarura ngo hanyuma tubahe ibyangombwa.
ibyo rero ntabwo ari abanyamuryango basinye, ntabwo ari abavuzi gakondo basinye, ahubwo ni abantu ku giti cyabo bayobowe n'Uwimana Beata nk'uko birimo bigaragara, kubera yuko ikibigaragaza nuko mu turere dutandukanye abo twagiye tubaza abenshi reka izo nama ntizabaye, ntabwo zabaye. Urugero twatanga ni nko mu karere ka Musanze, aho berekana ko bashyizeho komite nyobozi ihagarariye abavuzi gakondo mu karere ka Musanze, kandi izo nama zarabereye mu ibanga zitazwi. Byerekana ko rero ibi bintu ni ibintu bikwiye kurebwaho cyane, kugira ngo abavuzi gakondo bakorere mu mucyo kandi nabo bakorere mu bwisanzure. Tukiri aha rero turimo kubona neza aho noneho umunsi nyafurika wahariwe ubuvuzi gakondo ari nayo ntandaro cyane ikomeje kugenda iteza ibibazo mu bavuzi gakondo, ndetse abavuzi gakondo bakaba mu majune, bakaba ahantu hadasobanutse. Turimo kubona umunsi nyafurika aho wari uteganyirijwe ku rwego rw'igihugu kubera mu karere ka Musanze. Aha rero ndimo kubona nanone Uwimana Beata nawe avuga ati umunsi nyafurika uzabera mu mujyi wa Kigali kuri Pele Stadium, aho tubona yuko uyu munsi wagomba kubarira mu karere ka Musanze. Akarere ka Musanze nako kandikiye umuyobozi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo babamenyesha yuko sitade batayemerewe, ahubwo byanze bikunze hari ibindi bikorwa bigiye kuhabera. Ni niyo mpamvu rero tubabwira ngo ibi bintu ibaruwa bayibahaye ku itariki ya 30, kandi mu by'ukuri umunsi nyafurika uzaba kuri 31. Tureba rero mu byangombwa byari biteganyijwe, turabonamo yuko ubuyobozi bw'ihuriro ry'abavuzi gakondo bwari bwamaze kwishyura amafaranga asabwa 200,000 byo kugira ngo stade ibe yakoreshwa. Hanyuma icya kabiri kirimo kigaragara nuko nanone Uwimana Beata nawe amaze kwandika yasabye Pele Stadium ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 nyine, basaba yuko kuri 31 z'ukwa 8 2023 bazakorera umunsi nyafurika wahariwe ubuvuzi gakondo mu Rwanda kuri Pele Stadium. Ikigaragara rero umujyi wa Kigali umaze kugenzura ibyangombwa byose, umaze kugenzura amabaruwa atangwa na Minisiteri y'Ubuzima yemeza inzego z'ubuyobozi zihagarariye Rwanda Network, bandikiye Uwimana Beata wari watumye intumwa yitwa Aimable Sandro. Ahangaha baragaragaza neza yuko bavuga bati dushingiye ku ibaruwa Minisiteri y'Ubuzima yakwandikiye kumenyesha yuko uhagaritswe by'agateganyo, dushingiye ku ibaruwa Minisiteri y'Ubuzima yagaragaje mu nzego z'ubuyobozi buhagarariye Rwanda Network mu Rwanda, turimo kubona wowe nta hantu ufite inshingano na hamwe, ari nayo mpamvu utemererwa gukorera umunsi nyafurika wahariwe ubuvuzi gakondo kuri Pele Stadium, kandi nta n'ikindi gikorwa cy'ubuvuzi gakondo wemererwa gukorera mu mujyi wa Kigali kuko utabyemerewe. Ahubwo inama tukugira, urasabwa gusanga Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo ikomeze kugira inama cyangwa se uzikurikize nkuko bazikugiriye, kugira ngo bice mu nzira nziza. Turabona rero ibyangombwa byose birimo kugaragaza yuko Nyirahabineza Gertrude ari uhagarariye abavuzi gakondo mu Rwanda. Hanyuma abantu rero bakomeje kugenda bagaragaza yuko abavuzi gakondo bayobowe n'Uwimana Beata ntabwo ari byo, ntaho biri, kubera yuko Nyirahabineza Gertrude uyu munsi arayoboye by'agateganyo komite nyobozi y'agateganyo, kuko bamaze kwikiraho komite ubwabo. Iyi komite ntiyemewe kubera yuko bakoze iyi nama ya matora bayakoze Minisiteri y'Ubuzima idahari, bayakoze ku giti cyabo. Baravuga ngo ni koperative, ntabwo abavuzi gakondo ari koperative. Iki kintu abantu bakimenye neza, kubera yuko bayoborwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ibi rero abantu babimenye babisobanukirwe. Ni nkuko bavuga ngo abajyanama b'ubuzima ntabwo bayoborwa na Minisiteri y'Ubuzima, kubera yuko badahembwa, kuko umujyanama w'ubuzima ntahahembwa, ntahagenerwa umushahara, ariko ni umujyanama w'ubuzima. Umujyanama w'ubuzima arazwi muri leta, n'abavuzi gakondo rero barazwi muri leta, bayobowe na Minisiteri y'Ubuzima, kubera yuko ni ubuvuzi gakondo bwunganira bwa kizungu. Bityo nshuti mukunzi Shangi Radio TV, mu bucukumbuzi dufite uyu munsi, abavuzi gakondo ni mutekane. Uyu munsi ubuyobozi bw'ihuriro ry'abavuzi gakondo buriho kandi burakora, ahubwo abo ngabo baza bababeshya
ni mubima amatwi kubera yuko abo ni abashaka kubashora babayobya, barabayobya. Igikurikiye ni mugendane na gahunda za leta nk'uko ziri, mwubahiriza amabwiriza agenga ubuvuzi gakondo, ndetse by'umwihariko mutegereze n'itegeko rigenga umuvuzi gakondo mu Rwanda. Bityo rero nshuti mukunzi Shangi Radio TV, uyu mwanya turi mu busesenguzi, ubuvuzi gakondo byo bufite ikibazo birumvikana, ariko nubwo gihari kizabona n'igisubizo kubera ko Minisiteri y'Ubuzima irahari, ndetse by'umwihariko inzego bireba zose zirahari. N'umutekano rero mwumva yuko ibintu bizajya mu buryo, kandi by'umwihariko ubwo ibaruwa ihari yemeza inzego z'ubuyobozi, abo bayobozi banga kuyoborana na Gertrude Nyirabineza, igihe kizagera babone yuko bibeshye. Naho ibyo bavuga ngo nta buyobozi buhari, burahari, muri buri karere karahagarariwe, inzego zirahari, abayobozi bose bahagarariye uturere barahari, ahubwo abayobozi batagenze neza bagiye bakingira ikibaba Uwimana Beata, kugeza nubwo rimwe na rimwe batangaga ibyangombwa ya masertifika n'amakadi bakayatanga mu ibanga, ayo mafaranga akanyerezwa, umuvuzi gakondo yakwaka ibyangombwa akabibura. Twagiye tubabwira uturere tugiye dutandukanye abavuzi gakondo barimo kurira barizwa nuko amafaranga bayatanze ariko bakabura ibyangombwa. Urugero, hari uturere tugiye dutandukanye abavuzi gakondo bagiye batanga ibyangombwa, nko mu karere ka Ruhango batanze amafaranga babura ibyangombwa, mu karere ka Nyanza byarabaye, mu karere ka Musanze byarabaye, mu karere ka Ngororero byarabaye, mu karere ka Rutsiro byarabaye, mu karere ka Nyabihu byarabaye, ndetse by'umwihariko. Ariko uyu munsi abavuzi gakondo barimo kurira, barira yuko amafaranga yatwawe n'itsinda rihagarariwe na Uwimana Beata. Ayo mafaranga kugira ngo babone amakadi yabo n'amasertifika nta byabonetse, nyamara uyu munsi barashinja Nyirabineza Gertrude yuko ari ugize gute, ari wabaririye amafaranga. Ibi rero abantu babimenye, abavuzi gakondo babimenye yuko uyu munsi ubuvuzi gakondo buhagarariwe. Kandi inshuti mukunzi Shangi Radio TV, reka nkubwire ngo iyi gahunda ni gahunda turimo dukurikirana 100% 5/5, kuko amabaruwa turayafite, amabaruwa yose uko yagiye yandikwa, yaba amabaruwa ashyiraho komite nyobozi ya mbere isimbura agafaranga turayafite, yaba amabaruwa ashyiraho komite nyobozi nanone by'umwihariko mu rwego rw'inzibacyuho kugira ngo bibe ari agateganyo kugeza igihe amatora azabera, nayo yarahari. Ibaruwa yabaye muri 2022 turayifite nayo, ndetse n'ibaruwa nanone umujyi wa Kigali wandikiye Uwimana Beata yuko adashobora kwemererwa gukorera ibikorwa by'ubuvuzi gakondo, ndetse na timu yiwe bari kumwe ntibyemewe, nagira icyo akora umujyi wa Kigali ntabwo uzamwemerera. Ubwo rero twasaba n'abandi bayobozi b'uturere bagiye batandukanye no mu zindi ntara babimenye, bafashe by'umwihariko inzego z'ubuvuzi gakondo kugira ngo ubuvuzi gakondo bujye ku murongo, aho bagenda bakwegera abantu mu ibanga bababwira yuko ari bo bayobozi. Umuyobozi uzaza adafite kashi yanditseho icyangombwa cyanditseho Uwimana Beata, uwo muntu azaba ari umubeshyi, azaba ari umwesikoro, kubera ko icyangombwa kigaragara kizwi na Minisiteri y'Ubuzima ni cyasinyweho na Minisiteri y'Ubuzima nyine. Hanyuma Nyirabineza Gertrude akaba ari we muyobozi uyu munsi uhagarariye urugaga rw'abavuzi gakondo Aga Rwanda Network mu Rwanda. Bityo nshuti mukunzi Shangi Radio TV na mwakunzi Shangi Focus TV, reka tubabwire ngo gahunda rero ntimugasaze, turababwira ngo gahunda turi kumwe 5/5, tubabwira ngo kandi mukomeze mubane natwe neza, turi kumwe kugira ngo gahunda zigende neza. Tubabwira ngo rero umuvuzi gakondo ahuri, komeza ukora ubushakashatsi bwawe, ukore neza, ukorane isuku, ukorane umurava, kandi ibyo ukora byose ugandukira inzego z'ubuyobozi kugira ngo ibyo ukora byose by'umwihariko byere kugira abo bibangamira. Kora ibyo ukora byose ariko wibuka neza yuko uri umuvuzi gakondo, kandi by'umwihariko utabangamira inzego z'ubuyobozi. Neruye ndirimba nshimira abaganga barebye kure badushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo. Abavuzi gakondo nibubahwe. Neruye ndirimba nshimira abaganga barebye kure badushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo. Abavuzi gakondo nibubahwe. Urugaga rw'abavuzi gakondo nirwubahwe kandi rwubahwe. Warebye kure rudushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo. Abavuzi gakondo nibubahwe. Urugaga rw'abavuzi gakondo nirwubahwe.
nirwubahwe kandi rwubahwe. Warebye kure rudushingira ihuriro rihuriweho n'abavuzi gakondo nibubahwe. Batibuka aho twavuye ukuntu hari hagoye, ariko turava mu bwiza tujya mu bundi. Abavuzi gakondo nibubahwe. Ninde wo muri mwe wabatibuka aho twavuye ukuntu hari hagoye, ariko turava